Let's watch this video. Ibintu byanze byakwanga nkuko byemeye byakwemera. Kandi mu magambo 10 naravuze ngo ninkora ibintu bikanga nzasekwa n'umuswa kuko umuhanga arabizi ko kugerageza bikanga bibaho. Umuntu abafite amaboko abatayafite abafite umuntu ujye umureba umutinya umuntu yatungurana uwo wahaye ejo mu gitondo ejo bushobora kwirari uri kuguhereza. Yego. Pastor Christophe yaravuze ngo umuntu wese ukiriho ni umukandida w'amahirwe. Okay. Nubona umuntu akwanze akabishobora uzamureka agende n'ubundi azaba ataragukundaga. Ntabwo umuntu ugukunda yakwanga ngo abishobore. Niyo hamara imyaka 5 ujye kubona message akakubwira ati umutima wanjye nanubura kwibuka. Oh my God. Igihe cyose ufite icyo wamaze mu buzima bw'umuntu cyangwa ufite igihe wahamaze habaho ibintu byinshi bimukwibuka. Umuntu yanga uwo yaharaye ntago yanga uwo yakunze. Ubundi ubushuti burangira n'ubutarigeze. Yanga uwo yaharaye. Umuntu yanga uwo yaharaye ntago yanga uwo yakunze. Ubushuti burangira n'ubutarigeze bubaho. Hagataho umuntu nakwanga akabishobora ukabona arabibashije uzamureka yigendere n'ubundi azaba ataragukundaga. Okay. Rimwe na rimwe nibica ibintu bigapfa mujye mubyihorera bipfe. Umugambi w'Imana ntuyoba, umugambi w'Imana ntupfa, umugambi w'Imana urishoboye. Imana iwuhereza ama escort akawuyerekeza. Ntabwo ari ngombwa ngo intambara zose zije mu buzima bwacu tuzirwana. Hari n'izirangizwa n'igihe. Niba uzi neza ko ntacyo wakoze ngo abantu bakwanga, nta n'icyo ugomba gukora ngo bagukunde, ntabwo bishoboka. Ibyo bintu bisaba igihe. Usanga abantu 9 bakuvuga ugatangira kwisobanura, uzaba ubaye wa 10 mu kwivuga. Burya jya utuza ibihe nibyo bisobanura kuri please wisobanura please tanga amakuru atarazwe. Ugatangira kuvuga amakuru atarazwe ukavuga n'utundi dushya. Yewe rero ibintu byose mbihigiye. Ibishoboka ku isomo ryagutsinze ushobora kuryigisha abandi. Niba kwihangana byarakunaniye ntushobora guhagarara hano ngo bitubwire byemere, tuzagutega amatwi. Ariko iyo ari ikintu Imana yakunyujijemo ukagishobora, iyo kivuze ari ubuzima muri wowe kiragenda kikaba ubuzima muri ba bantu kibwiye. Umuntu nakwanga akabishobora uzamureke yigendere n'ubundi azaba ataragukundaga. Ubushuti burangira n'ubutarigeze bubaho. Kandi umuntu yanga uwo yaharaye ariko nta wanga uwo yakunze.